Bahaye ikaze mwese bakunzi ba M Media TV, by'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora, kandi ikindi ndabasaba bantu mureba ibintu byacu kandi muba mwabikunze, ni byiza ko mukanda like. Akamaro ka like ni uko bituma YouTube ibona ko mwakunze ibintu byacu nayo ikabikomandinga. Rero udakanze like warebye ino video, iyo udakanze like ubuhemutse. Uyu munsi rero bahaye ikaze, tugiye kuganira ku miteja. Tugiye kuganira ku bintu bitandatu bituma ukwiye kurya imiteja ndetse nikabure ku ifunguro ryawe rya buri munsi. Ibyo bintu bitandatu rero turaza kubibagezaho byose. Mwebwe icyo mbasaba nuko mukurikira video guhera itangiye kugeza irangiye. Abatarakora subscribe mukaba mwayikora kugira ngo mujye mubona video uko tuzishizeho, kandi iyi video yaba yakubereye nziza ukakanda like ndetse wabona yafasha n'abandi ukayisharinga. Bahaye ikaze rero. Ibishyimbo by'icyatsi bizwi nk'imiteja. Ni imboga zoroshye kubona kandi zirimo intungamubiri zifatika ku buzima bwawe. Bifasha umubiri gukomera, amaraso gutembera neza ndetse n'igogora kugenda neza. Dore impamvu 6 zituma ukwiriye kujya ushyira imiteja mu mafunguro yawe. Impamvu ya mbere, imiteja irimo fibre nyinshi. Fibre iri mu miteja ifasha igogora, bigabanya ibyago byo kugira imatwe, bigatuma igifu gikora neza kandi bikarinda indwara z'amara. Impamvu ya kabiri, irinda indwara z'umutima. Imiteja irimo antioxidant n'intungamubiri zifasha kugabanya cholesterol mbi, bikarinda umutima wacu gusaza vuba. Impamvu ya gatatu, imiteja irimo proteine karemano. Ku bantu batarya inyama kenshi, imiteja itanga proteine y'ingenzi ifasha imikaya n'imikurire y'umubiri. Impamvu ya kane, irimo iron yongera amaraso. Bigira uruhare mu kongerera umubiri amaraso, bikarinda umunaniro n'umutwe udakira. Imiteja kandi ifasha abifuza kugabanya ibiro. Irimo karori nkeya ariko byuzuyemo fibre zituma wumva uhaza igihe kirekire, bityo ntujye byinshi. Impamvu ya gatandatu ari nayo ya nyuma, imiteja irinda gusaza kw'amaso. Kubera vitamine A na C birimo, bifasha mu kurinda amaso no kugabanya ibyago byo gusaza vuba ku ruhu. Imiteja si imboga zisanzwe, ni ifunguro ry'ubuzima ririmo ubukungu bw'intungamubiri z'umwimerere. Iyi video niba ikubereye nziza, turagusabye kanda like, kandi iyi video niba igufasha ikaba yafasha n'abandi uyisharinge. Ibuka gusangiza iyi post inshuti kugira ngo dufatanye gushyira imboga ku isahani nk'igisubizo cy'ubuzima bwiza. Wifuza kuba uwa mbere ubona video zacu, kanda subscribe. Ku mbuga zose dukoresha M Media TV, kuri Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ndetse na Facebook. Zose dukoresha M Media TV. Tubahaye ikaze kandi mukomeze kudukurikirana. Tubafitiye byinshi byiza byatuma imibiri yacu ndetse n'iyanyu ikomeza kumererwa neza, tukagira ubuzima bwiza buzira indwara. Tukibuka ryahame ko tutabereyeho kurya ahubwo tujya kugira ngo tubeho, kandi tugomba kurya ibiryo nk'abajya imiti aho kugira ngo tuzajya imiti nk'abajya ibiryo. Tugeze rero muri ka kanya ka bonus cyangwa se bonus time. Bonus time rero
noneho ntabwo turi bujye muri past, ahubwo tugiye kujya muri future. Muri bonus time tugiye kubabwira ku mashaza. Ese waba uzi ko amashaza ayo dukunze gufata nk'inyongera yoroheje ku ifunguro ari ububiko bukomeye bw'intungamubiri? Aya mashaza y'icyatsi usanga mu isupu, ku muceri cyangwa mu mboga afite ubushobozi bwo gukomeza umubiri, kongera amaraso no gufasha ubwonko gukora neza. Muri video yacu rero tuzabagezaho impamvu eshatu